muraho neza nshuti bavandimwe bakunze ba NZIZA Business Group Limited, twongeye kubasuhuza kandi twongeye kubaha ikaze kuri iyi channel yacu mukunda muri benshi idahwema kubagezaho imitungo itimukanwa tuba tugurisha cyangwa se dukodesha umunsi ku wundi, yaba amazu, amasambu, ibibanza, byose muzi ko tuba twahabagereye rwose, hanyuma tukabaha imari nziza cyane. Mukomeze rero kugubwa neza aho muri hose hirya no hino mu mpande z'isi. Turabizi yuko mwese mushaka kugura imitungo itimukanwa muri benshi. Nimukomeze rero mukande subscribe, mukore na share kuri iyi channel yacu kugira ngo mujye mukomeza kureba ibyiza byose tugenda tubagezaho. Muri aka kanya rero twabateguriye inzu nziza cyane ikiri nshyashya, iri hano mu mujyi wa Kigali neza mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Kanombe hitwa Kabeza, hazwi nko ku izina ryo ku Kabeza. Iyi nzu iri hafi cyane ya kaburimbo kuko ni nko muri metero 50 zonyine uvuye kuri kaburimbo. Iyi nzu kandi yubakishije amatafari ahiye yose ndetse na clôture yayo n'amanex yayo byose ni amatafari ahiye. Iyi nzu ikaba ifite ibyumba 4, ikagira toilette 3 na douche zazo birumvikana, ikagira salon, salle à manger, cuisine ndetse na annex nziza ifite n'igikoni cyo hanze birumvikana, n'ibigega by'amazi yaba y'imvura yaba ya wasake. Ifite kandi parking na jaride bihagije kandi rwose bikoze neza cyane. Iyi nzu rero ntigucike kubera yuko iri ku mafaranga make cyane. Ni inzu ihendutse ugereranyije n'uko imeze n'aho iri n'ubushyashya bwayo na design yayo. Ni inzu nziza cyane ihendutse. Iyi nzu rero ntigucike kuko iri ku mafaranga miliyoni 65 zonyine z'amanyarwanda, Negotiable cyangwa se 65,000 by'amadolari Negotiable. Ni ukuvuga ngo ayo mafaranga dushobora kumvikana tukakugabanyiriza cyangwa se tukakugabanyishiriza mu buryo bushimishije kugira ngo nawe ubashe gutura heza kandi utunganirwe. Turakurarikira rero gukomeza ukatugana, waba ufite umutungo utimukanwa ushaka kugurisha, ngwino tukugurishirize. Turabizi hano hanze kuri iyi si hari ibibazo, hari abafite ibibazo by'amabanki, hari abafite amabaruwa y'amawarning ya nyuma n'iki byose, hari abasumberejwe n'ibyamunara. Ngwino tukugurishirize, ngwino tugushakira umukiriya mbere yuko rwose bagutereza, ubashe nawe kugira amafaranga usagura, tugushakira umukiriya mu gihe gito cyane. Nawe kandi ushaka kugura, ngwino tukugurisha ahantu hatari mu manegeka, hatarimo amakimbirane, ahantu mbese hizewe hazakugira umumaro kandi hakakungura. Niba rero ukeneye bimwe muri ibi, haba kumanaginga imitungo yawe itimukanwa tukagufasha kuyibyaza umusaruro, haba kugukorera igishushanyo cy'inzu cyangwa se tukanayikubakira, watugana rwose hano ku Muhima aho dukorera kuri Yamaha mu nzu ya Shema House. Si ibyo gusa, waduhamagara kuri 0788 48 48 67 cyangwa se ukaduhamagara kuri 0788 2 inshuro 3 0123. Wanadusura kandi kuri Instagram, Facebook page, Twitter, hose twitwa NZIZA Market. Dufite website yitwa www.nzuri.rw. aho hose ushobora kuhasanga serivisi za NZIZA ibagezaho umunsi ku wundi 5 kuri 5. Tubahaye ikaze rero, nimukomeze mugubwe neza aho muri hose, kandi rwose iwacu mukiriya n'umwami, turabakunda cyane. Nimukomeze mugane NZIZA Business Group Limited aho muri hose. Nimuduhamagare, nimutwandikire kuri izo mbuga twababwiye, nimutere comment kuri YouTube, nimukomeze mukande subscribe, mukore na share kuri iyi channel kugira ngo mukomeze mwirebere ibyiza byose tugenda tubagezaho. Mutangire murambagize, waba ufite aho utegereje amafaranga, tangira urambagize umutungo uzagura ejo hazaza. Ni karibu cyane, tubaye ikaze muri NZIZA Business Group Limited. Turabakunda cyane, murakoze.